Vite iki kindi uru ni urupango, iyo ni jardin, icyo ni iki Mr Magnifique. Icyaro uvuge iyo nzu yanyu neza. Iyo nzu yanyu nawe hari ukora muri nzuri? Nanjye ndi muri nzuri, uvuga abantu nanjye bamamagara. Dufite n'inzu nyinshi ubwo zo kugurisha muri nzuri business group. Okay. Ubu dufite inzu nyinshi zo kugurisha kurusha izo kugura. Mufite nyinshi zo kugurisha kurusha izo kugura. Okay. Is that muno kuvuga yuko that is good for your business or bad for business? Bad. Kurumva amafaranga ntago ari kuboneka. Mufite zo kugurisha nyinshi ariko izo kugura zo ntazo dufite. Nazo mufite. Okay. Muri make amafaranga muri afite yo kugura amazu ariko abayagurisha babuze. Okay. Iyi nzu rero abantu ari kubona rero ni inzu ya cadastre. Iyo ni douche. Okay. Okay. Kamanzi vuga iherereye. Iri Kigali ni Kabeza hano hirya. Kigali Kabeza. Kabeza rwose ahantu heza. Ifite ibyumba 4. Buretse aho twicaye hano Kabeza ni. Hano urabona uje. Oh yeah. I want you to point to Kabeza. Bitewe naho wicaye. Naho nicaye. Twe turi ku gisimenti. Noneho ujya mu giporosara muri gare. I want you to point uvuga Kabeza naha, Kabeza naha, Kabeza naha. Bitewe naho wicaye. Nibyo. Hano. Hano. Aho niho Kabeza. Niho Kabeza. Uko gare iri inyuma yanjye kandi urenga gare ugenda ni gutya rero ni hano. Gare ni raho. Oya iri hano rwose. Nibyo? Iri hano. Magnifique. Ariko niyo gare yabiri hano ariko Kabeza ni hano. Kuratambika gutya. Okay, komeza mbwire iyo nzu yawe. Ya ifite ibyumba 4, dressing room, ubwo ni icyumba nyine cyakini cyo rwambariro nyine no kukiraramo ku bantu bagezweho mu imyenda nyine garde-robe n'iki. Urabona ko ifite na parafo nziza ya rangete ikoze muri rangete. Urabona inzugi zayo ikaba ifite 400 square kilometer. Hanyuma igiciro cyane $70,000 kandi ziganirwaho. $70,000 kandi ziganirwaho. Millions and they are negotiable. Ushobora no kuzigura 50 cyangwa 40. Okay. Hanyuma salo ifite salo gatuvuze ko ifite ibyumba 4, dressing room na toilette 3. Salo 3 toilets, sitting room, dining room. Dining room ngo ni salle à manger na cuisine. Cyaki ni igikoni twabonagamo hari kinini kabisa ushaka gushyiramo ni igikoni ushaka kubikamo ibyo wahashye stock ukawanatekeramo ngiriya. Hanyuma icyo ni igikoni cyo hanze. Ni cyane igikoni cyo hanze. Okay. Yongera ngo wenda nk'umuntu wo muri annex n'icyo yakoresha. Okay. Abona abantu bankorera akazi muri make yo ndumukire. Abankorera akazi kanjye bakozi bamfasha cyane abona bijyanye na rugo. Kana ko kubroserezamo na miriwari. Ko kubrosereza muri umaze kurya. Okay. Cyangwa ubyutse. Okay. Hanyuma ifite na parking nini ndetse na jardin. Urayibona ni parking. Okay. Ikibanza kingana gute? Ikibanza twabonye ko ari 400 square kilometer. Okay. 400 square meters. Ikaba yubakisha amatafari ahiye. Ubone nibyo bigezweho ubundi. Igiciro cyane. Ndabona kasa neza. Ni keza cyane. No kureri zigezweho amabara agezweho. Tari yanda sakozo kuntu. Okay. Kureri ya gold, kureri ya zahabu. Igipangu nicyo yubakishije kandi ukubona ni kinini. Ubona ko na hari ahantu ni hano abona ari amazu yose ni mashyashya ari hari. Yose ni mashyashya kandi ari ku muhanda na bintu byo kuvuga ngo imodoka yanjye ntago igerayo. Ibyo bintu nta muntu ucyubaka ibintu ahantu imodoka itagera. Inzu nk'iyi rero ushaka no kuyigura utagiye kwitusha ko ufite inzu yo guturamo ukagikodesha. Ubona iyi nzu rwose ubona se yajya munsi ya $200,000 ku kwezi. Nako $200,000 ku kwezi. $200,000 ntago bishoboka. Cyane rwose iri nko muri 250 cyangwa 30. Yo kujya ubika amafaranga. Yo kujya ufata amafaranga rero yashyire kuri konti yabike. Yavaneyo banki gukata. Yavaneyo yashyira hariya. Ahubwo
ajya kungukira uyagaruje mu myaka mikeya ubundi usigare winjiza yawe n'ubundi amafaranga yarimo gukora amafaranga yari mu kazi yarimo kubusha okay urakoze cyane Monsieur Magnifique yanzu rwose dufite muri n'izindi nyinshi abantu bajya kuri Nzuri Market ya muri YouTube yawe ufite telefone ufite machine kandikamo Nzuri Market bariho imari z'umunsi hanyuma wowe ukunze urahamagara iyo nimero ndaje nyibibutse mu kanya urayihamagara hanyuma bakugezeyo bakwereke muri make waba ushaka ko bayigusigira irangi waba ushaka ko bayitunganya bo nukuvuga Nzuri business uraduhamagara twebwe ukatubwira ko ukeneye ko tugushyiramo igita ibi byose ukeneye byose dufite abantu babikora bakabizanamo wowe uzuje kuryama gusa okay merci beaucoup hari ikindi wongeraho nta kindi nongeraho ariko nyine abantu nyine tubashishikariza n'umuntu ubyumvishe bwa mbere ubundi kuva saa 3 kugera kuva saa 2 kugera saa 3 ni abari isaha nyine ya Nzuri business group aho tuba tuganira nyine ku mitungo itumukana nabwiye ko ari myinshi cyane mu by'ukuri ari inzu nyinshi dore abantu barakinnye barimo bara amagara kuri 078 23 123 078 23 kazo nanye ndaka 2 yanzu kameze neza rwose ko ndabwira boss yo ufite akazu nkaka keza kuriya ntabwo wamara mezi abiri uri umusiribateri cyane kandi ikindi hari bank zitanga inguzanyo aringo zishobora kukwamagara ubwazo ko hano hari abakobwa bacu ngwino uhitiremo ufite iyo nzu akuzi ko ari ibyo baraguhamagara imiryango iraguhamagara hano ko ari umwana mwiza ko tubona uri umusore muzima kandi tukabona uri umusore bakakubona ufite n'icyerekezo uri n'umukristo niba atari umukristo ntibigaragara niba ufite inzu uyu ufite inzu uhinduka umukristo uhinduka umwana mwiza uhinduka umuntu ufite icyerekezo uhinduka umugabo uzubaka urugo iyo ufite iyi nzu genda uyigure rero ndayigura Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya saa 2 na saa 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri y3 akadomo Nzuri akadomo rawa.